Hello guys, ndakusuje kandi ngwaye ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru. Hari Imana isobanura ibyasobanuye, hari Imana itabara idasabye ibisobanuro. Noneho icyo nkundira Imana, nta muntu wayiguteranyaho. Humura ukomeze gutyo ukuri mu buzima bukugoye, Imana iragukunda nkaho uri umwe ku isi. Buriya rero isaha yawe nigera, nta munota nta segonda rizashira udasubijwe. Nanjye ndi umugabo kubihana. Icyo nakubwira, komera, shikama, wizere, humure, ntutinye rwose. Imana ntabwo igihana abayo, ntabwo ariko bizahora nshuti. Ntukihebe, ntabwo ariko bizahora, sibyo? Ndashima Imana ku bantu bamaze iminsi bashima. Nawe ufite ishimwe muri comment uba wemerewe gukomantinga cyangwa se gutera comment, ukandika ugatera abandi courage. Mwabonye ko uyu muntu ateye courage akavuga ngo nakize ibi, babandi bapingaga na babandi batabikoresha bahita bagerageza. Kandi impamvu bamwe bajyaga bapinga nuko ntabishyuzaga, cyangwa se wenda ngo imbe ngiye kubarangira imiti nzana umuti ngo uyu muti uvura umwijima, muwugure kandi mwawugura kuko haba hari ubuhamya bw'abakize. Aho kuba myikurangira, menya ariyo mpamvu bica amazi. Rero niyo mpamvu nkubwiye inshuti yanjye, ntugapinge muri iki gitabo mfite cyitwa Imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe. Rero mu byaremwe harimo imbaraga ivura y'indengakamere, kuko nakunze kubabwira ngo Imana yashatse kutwereka cyangwa se kwerekana ko amagara atagurwa amagana, ngo wenda abakire bari bo bivuza bonyine, kuko buryo umukire ashobora gutega indege akajya kwivuriza hanze arwaye umwijima kimwe nawe. We wakwisoromera imiti wiboneye hafi aho utanateze ugakira. Simbujije abantu ko bajya kwivuza, ariko ndagira ngo nkumvishe uburyo ki Imana ikunda abantu bose. None wa wundi wanatese, none se ntihari mwaba mfasha, ntimwiyizi mwagiye hanze kwivuza mugakizwa n'utuntu tworoheje. So rero niyo mpamvu mba nkubwira ngo ntugapinga imiti y'ibyaremwe. Mu mbaraga Imana ifite yashyize mu byaremwe ngo bijye bitugoboka, cyane ko yari bizi neza kuba yaraturemeye ibimera. Yari bizi neza ko no mu minsi y'imperuka hazaza nk'indwara zikayobera abaganga, ariko ibyo wisoromeye ukabinywa ku kigero cyiza. Hari abantu bavuga ngo imiti ngo y'ibinyarwanda ngo itera ngo umwijima. Noneho ndaje ngusomere hano imiti y'ibinyarwanda ahubwo ivura umwijima. Nababwiye ko ikintu cyose ukoze kiri overdose, ukoze kenshi, cyangiza umwijima. Si n'umwijima gusa, cyanakugiraho izindi ngaruka. Hari ibintu rero ukora utabizi ariko bikaba byangiza umwijima wawe ku kigero cyo hejuru. Ikintu cya mbere ukora kandi ukagihorera utabizi, bikazarangira usanga umwijima wawe wararangiye, ni ukunywa inzoga nyinshi. Ugasanga umuntu nyine yigize umuntu nyine intwari mu kunywa, akanywa atitangiriye, akanywa atitaye. Ndagira ngo ngutangarize ko igihe cyose wiyanze niwe responsable w'umubiri wawe. Utazi kuvuga ngo iki nicyo kigero ngomba kunyweraho cyangwa se ndanazireka, menya ko uri kwishyira mu kaga. Bitinde bitebuke uzarwara kansa y'umwijima cyangwa se urware n'umwijima w'ubundi buryo. Ikindi cya kabiri, cyo ni icya mbere. Icya kabiri ukora utazi ko cyangiza umwijima, ni ukurya kenshi ibiryo byo muri resitora. Buri bibaza amafaranga ukoresha muri resitora, sibyo? Wamaze gusobanukirwa ko kurya kenshi muri resitora, abantu mucuruza muri resitora b'abacuti banjye, ntimuvuge ngo ndi kubakuraho abakiriya, ariko nyine ukuri kuba kugomba kuvugwa. Hanyuma
mukabiharira ba bandi nyine batitaye ku buzima bwabo. Ariko wowe niba witaye ku buzima bwawe, reba amafaranga utanga muri resitora ashobora kuvamo gaze ukajya wipigira imyaka ubizi neza, utwo turayi ukatwitekera uzi neza ukuntu twateguwe n'amazi yatekeshejwe uko angana kugira ngo wigirire ubuzima bwiza. Rero kurya kenshi muri resitora bitera umwijima, keretse hari resitora zujuje ubuziranenge, kandi nazo kuzigondera biba ari danger, sibyo? Gahunda ihindagurika yo kurya, ugasanga nyine uyu munsi nariye saa 9, ejo nariye saa 10, ejo bundi nariye saa 2. Mbibutsa kuri iki kintu cyo kurya, nshuti zanjye, dufatanye, sibyo? Ntitukarye nijoro. Ibiryo bya nijoro nta kindi bizakumarira uretse kugutera indwara. Maze kubivuga kenshi, nta na video izajya irangira ahubwo ntabivuze. Rwose mwirinde ibintu byo kurya nijoro pe. Nababwiye kuko izuba rirenga, ariko n'ubushobozi bwo kugogora ibyo kurya mu nda bugenda burenga bushira. Ubwo rero iyo uriye ibiryo bya nijoro, urumva iyo nta gogora ribayeho neza, urumva ibiba kwa kundi abantu murota inzozi mbi, kwa kundi mugira muribwa cyane. Ibi bituma umwijima unanirwa, bigatuma igifu kiremererwa, bikagukuririra indwara nyinshi. Noneho hari n'abantu bakunze kuguma mu nzu badasohoka. Niba ubonye uburyo jya usohoka wote kariya kazuba, burya kabamo vitamine D, kandi iyo vitamine ibuze habaho kurwara umwijima cyangwa se kurwara k'umwijima. Noneho irindi kosa abantu bakora batazi neza ko biri kubangiriza umwijima, ni ikosa ryo kutanywa amazi. Umuntu akavuga nzanywa amazi narohara. Ntabwo nkunda amazi. Uri mu buyobe kuko umubiri wacu nawo ukenera amazi. Ni nayo mpamvu umuntu ushaka guhorana itoto agomba kujya anywa amazi. Amazi yoroshya uruhu, amazi yoroshya ibintu byinshi. Niyo mpamvu nkurarikira nshuti yanjye kujya winywera amazi. Ikindi kintu abantu dukora tutazi ko cyangiza umwijima ku kigero cyo hejuru, ni ukwigira intwari mu kunywa isukari yo mu nganda. Isukari nyinshi kuyikoresha biwutera kuzanaho ibinure. Iyo wakoresheje isukari nyinshi bigatuma umwijima uzanaho ibinure, ukabyimba. Mbese nyine bikawutera kubyimba. Ibinure byajeho bikawutwikira, bihita bitera umwijima kubyimba. Ni ibihe bintu rero bituma umwijima ubyimba? Kunywa fanta kenshi, amajuice yakorewe mu nganda yongerewemo n'ayo masukari, cyangwa se ugakora ji yawe mu rugo, inanasi, betarave. Abantu benshi niyo bakunze gukora, barangiza kongeramo isukari yo mu ruganda. Ntabwo ari byiza. Mubirekera abashaka kurwara. Wowe niba uri mu rugendo rwo kugira amagara mazima, reka isukari uyisimbuza ubuki. Niba utarwaye diyabete batarakubujije, hari diyabete ugeraho bakakubwira ati n'ubuki ntabwo bwemerewe. Rero niba ubishaka, jya ukoresha ubuki mu byo kunywa byawe. Kandi ubuki nabwo bw'ubunyarwanda, simwabonye ko mbugira, ujye umpamagara umbaze ngo Teri nshaka ubuki bw'ubunyarwanda. Bwaba ari ubuki bw'ibishashara, bwaba ari ubuki buyunguruye, bwose nabwoherereza aho uri hose. Dukora delivery, karagaciyemo. Noneho rero hari ikindi kintu abantu bakora batazi. Kuriya umuntu arwara agahita avuga ngo nshaka paracetamol, ngo genda ungurire utunini kuri farumasi. Biriya binini nugomeza kubyimenyereza. Nababwiye ko igihe cyose umuntu arwaye umutwe atari ngombwa ko ahita amazi avura umutwe. Kwihumura ukirwara umutwe ugahita unywa amazi bivura umutwe, cyangwa se gushyira ibitunguru mu mutwe nabyo bivura umutwe. Ntukimenyereze ibinini, si byiza, kubera ko byangiza umwijima uko ubikoresha cyane. Ushobora kuba utari uzi ko hari n'iyindi miti rero ukoresha irimo izo paracetamol. Harimo nka Gold Cap cyangwa Cold Cap, harimo na Fricotex, na Dorprex na Dacord. Iyo miti yose irimo paracetamol yiyongereyemo. Niyo mpamvu rero ngemba nkubwira
kugira gute gukoresha imiti y'umwimerere, sibyo? Iyi miti y'umwimerere ndaza kukubwira ibyo ushobora gukoresha ugakiza umwijima. Ariko reka twongere duhere ku bantu bibereye mu cyaro, nawe ushobora kuba uri mu mujyi ariko ufite bene wanyu bo mu cyaro, burya bababwira bakakoherereza, sibyo? Indwara zikunda kwibasira umwijima, ariko mbere yo kuboherereza mujye mubanza mu bifotone ndebe ko ari byo navuze, batazabatuburira. Indwara rero zikunze kwibasira umwijima ukora nabi. Ubusanzwe umwijima ufite inshingano eshatu z'ingenzi. Iya mbere, gutunganya bimwe mu bidutunga. Iya kabiri, gutanga indurwe ikenewe mu igogora ry'ibinyamavuta mu gifu. Iya gatatu, kurinda amaraso kwandura. Igihe umwijima udasohoza izi nshingano zawo, ibimera wakoresha: kunywa umugosora. Ubwo ni abantu bo mu cyaro, muzabaze igiti cyangwa se icyatsi bita umugosora. Kurya no kunywa juice y'ibitunguru by'umutuku, sibyo? Ibitunguru by'umutuku bivura umwijima. Iyo ukunze kubirya nka salade cyangwa se ukabibrandinga, ukanywa juice y'ibitunguru. Hakabaho n'ikindi giti bita ikigembejembe, imboga za ajon n'agashihe karanda. Kurya radi. Radi ni umuti mwiza ku ndwara z'umwijima. Radi ni nziza, s'il vous plaît. Radi hari abantu bambwiye ngo ntago bayizi, namwe muba mu mujyi ntago muyizi. Radi kuyirya, salade ya radi ijya kumera nka beterave, ariko yo imbere iba ari umweru, ariko inyuma iforomye nka beterave. N'ukuntu iteye ibiteye nka beterave, uzagenda ubaze ahantu bacuruza ibyo ngibyo by'amabeterave n'imboga, babaze radi bazayikwereka. Nababwiye ko inavura inzoka abana n'abakuru iyo uyivanze na tungurusumu ukayiteka mu tuzi, inzoka kwaheri. Hakaza n'akandi katsi bita gangabukari, kavura umwijima ku kigero cyiza. Igihe umwijima wangiritse bitewe na virusi rero, ndi kubisoma muri cya gitabo Imbaraga Ivura, imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe, ndi kubisomamo. Niyo mpamvu nkubwira ngo kurikira. Igihe umwijima wangiritse bitewe na virusi, birangwa no guhinduka umuhondo k'uruhu bitewe n'uko umwijima udashobora hemoglobine ishaje na bilirubine, noneho yo igaca mu maraso ikinjira mu ruhu no mu zindi ngirangingo z'umubiri, hepatite. Kuribwa mu kabavu gahera iburyo, umusonga uhinguranya mu rwungano rw'iburyo. Mpamvu nababwiye ngo umwijima urakira, ntihakagire umuntu ubabeshye iyo uwuvuye. Inama n'ibimera wakoresha: kubona umwuka uhagije wa oxygene no gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo ni inama. Indimu, onyo, umwenya, radi byagarutse, ikigwarara, umuzabibu, igisura cy'ikinyamugezi. Ibi byose umwijima wose wanduye, ndetse na kakandi nigeze kubereka akita matako y'abibi, kavura umwijima ku kigero cyo hejuru. Imyanda y'uburozi mu mwijima: ushobora kwangizwa n'imiti yo kwa muganga cyangwa yo mu nganda byatwinjiyemo ibihumyo by'uburozi. Ibimera wakoresha: radi. Mwumvise ko radi igaruka. Umuntu wese urwaye umwijima ndamukangurira ko buri munsi yajya arya radi. Amababi ya magaru. Ubwo ndi kwibwira abantu bo mu cyaro, ariko radi wayikoresha nawe uri mu mujyi, sibyo? Ariko nabo mu mujyi ndaje nkubwira ibindi uzakoresha. Kugira amazi mu nda. Ni igihe amazi yabaye menshi mu nda kenshi bitewe n'indwara, ingaruka z'inzoga, ukabyimbagirana umubiri, ukajya unyenya amazi. Biba byaturutse no gukora nabi k'umwijima. Ibimera wakoresha: gukunda kurya umuzabibu, ugakunda kurya igitunguru kiriho. Ibi se nawe uri mu mujyi ntiwabibona? Igitunguru kiriho indimu, mbese ako gasaradi.
aha ubundi se narekeye, ndumva narekera, sibyo? Ahubwo nkakubwira ibindi, ni byinshi cyane, ahubwo ngewe nkakubwira ikindi kintu ushobora gukoresha gitunganya umwijima wawe. Sinabura kukubwira gukunda kunywa amazi, sibyo? Amazi azatuma umwijima wawe ukora neza, cyane cyane mu gitondo ukibyuka ukinywera amazi y'akazuyaze. Waba udafite, noneho nabyo uzabibura, umugosoro ushobora kuwubura, ikigwarara ukakibura, ibi byose mubwiye, ariko no kunywa amazi ya mu gitondo bizakunanira. Amazi ni ingenzi cyane ku bantu barwaye umwijima, ukayanywa ari akazuyaze. Waba utarwaye igifu ugashyiramo akadimu mu gitondo utaranabyuka, ukiri mu buriri ukanywa, wenda ukongera ukiryamira, ariko ayo mazi ukamakinga sure ko wayikoze, kuko wayanyweye amezi 6 umwijima wawe uri ku kigero cyiza. Kirinda kurya ibintu by'amavuta menshi, ko mwabonye ko iyo turi kurya isukari n'amavuta menshi, ibinure bigenda bigatwikira umwijima bikawubyimbisha, nyine ukarwara, sibyo? Noneho ikindi, gukunda kurya igitunguru kiriho indimu, kiriho iki? Indimu. Ukarya ku gasalade, ntukakabure ku ifunguro. Igihe cyose igifu cyawe kikwemera kurya indimu ni byiza, ariko niba uyirya bikakumerera nabi, ntukayishyireho, ujye ugihekenya, ugikatire ku biryo bishyushye wirire. Noneho ikindi kintu, wirinde rwose kurya nijoro, uzagira amagara mazima, kandi niba urwaye humura uzakira. Kandi nawe niba wifuza kwikingira, kuraje pe, kuraje, ndi hano kugira ngo njye mbabwira ibintu. Ubuse iki gitabo ni kinini, sibyo? Iki gitabo ni kinini, njyewe ubwanjye nzajya mbasomera, mwumve, nta kintu muzahishwa, ntazababazwa, ntazababazwa. Ndabakunda, Imana ikandusha. Niba wibagiwe gukanda subscribe, bikore, wandike no muri comment, ujye unyereka ko turi kumwe, sibyo? Abantu 90,000 n'abandi bashya baba baje, kuki mbona like nkeye, ugasanga mbonye like 70, 30, mujye munyuzamo munyandikire, ariko mbone ko turi kumwe, sibyo? Murakoze cyane mwebwe mugiye kubikora, ndabakunda, Imana ikandusha.